ejo hashize naho twasize fisi amaze kubwira umukecuru ati murakoze cyane. wenda ushobora kuri kwibaza ati se yaramubwiye ngo murakoze yarabyemeye cyangwa ntiyabyemeye? amubwira ati tate ni ukuri nayo narabuze ahantu promise ko nzakubera umwana mwiza, I'll become good kid to you, nzakubera buri kimwe, nzakubera umwana. umukecuru ati nanjye mbereye umugisha, maze igihe kinini narabuze umwana, nta mwana n'umwe ntunga. rero umugabo wanjye yarapfuye, ndumva ubu butunzi mfite nta wundi muntu wabumfasha sibyo wowe. so rero umuhungu wanjye nawe ubaye umuhungu wanjye, buri kimwe cyose ntunze gishobora kuzaba muri bimwe nawe uzatunga. ati ubu uzitware neza gusa. fisi yitwaye neza nk'uko yari bisezeranyije umukecuru, aba umwana mwiza, umuhungu w'umutima, umuhungu utekereza ko buri kimwe cyose kigomba kugenda neza. bamujyanye kwiga P1 afite imyaka 12. akigera mu ishuri ntabwo byakunze, abantu baramusekaga ati ndebera urugabo rungana gutya mani ruri kwiga mu wa mbere. murabizi nowadays generation umwana agira mu wa mbere primaire afite imyaka 5, mu gihe wabo biganaga yarabakubye kabiri. ntabwo yigeze acika intege, yarakomeje ariga cyane, ndetse we yiga ashyizeho n'umuhati, yiga ku rwego rwo kuvuga ati byange bikunda I have to be important person, ntabwo nzongera gusabiriza ibiryo. ubuzima naciyemo bwo gusabiriza ibiryo ni ubuzima bugoye, sinshaka kuzasubira mu buzima bumeze gutyo. niyo mpamvu rero starting from today, starting from now, ugomba kuba umuhungu muzima, umuhungu uri strong, umuhungu utandukanye n'uw'abandi batekereza. ofisi yaratangiye ariga, yiga mu wa mbere primaire, akajya mu wa mbere arenda asoza mu wa 6 secondaire. ubwo yasozaga yaje kugira amahirwe yo kwiga hanze. wa mwana wari wamfungura imwe wirirwaga ku muhanda ari gusabiriza, arangije atira amahirwe ajya kwiga muri Amerika. wa mukobwa ngo ni Fani nawe ubuzima bwaje kugera igihe butangira kugenda nabi, kuko mama yaje kumubwira ko inzu bari kubamo atari yawo, papa wabo yayigurishije akaba yarabataye akagenda. Fani ati mama ntabwo ibi bintu bibaho, nose ubu tugiye kubaho nabi. mama ati mwana wanjye se mbigenze gute? imiryango y'iwanyu yo kwa papa urabizi ntiyagufata, tugomba kubaho ubuzima bwari bwo bwose, ariko nabikubwiraga kugira ngo bimenye umunsi ba nyirinzu bazaza kudusura mutazagira ikibazo. ubu ari umunsi umwe, ubwo byari mu gitondo Fana ari kwitegura agiye kujya ku ishuri, nibwo yagiye kubona umugore waguze inzu babagamo. ati bimeze bite ko mutamvira mu nzu, byagenze gute? mama Fana ati mabuja twihangane basi duhereze igihe gitoya. umugore ati oya, nta mpamvu yo kwirirwa mbahereza igihe gito, igihe nabahaye kirahagije. rero what is better, icy'ingenzi ni uko mwamvira mu nzu. Fana ati ndetse mama turajya he? ati ubuse turabaho gute? umugore ati uko muri bubeho ntabwo bindeba, ati icyo nshaka ni uko muri bumvire mu nzu. ati iyi nzu ngomba kuyibamo, rega nanjye nayiguze nishaka. papa Fani yari yaraturukanye amafaranga yose, nta n'igiciro na kimwe cy'ijana asigaranye. nibwo umugore yaje afata ibintu byo kwa Fani byose abijugunya hanze, intebe, amamatura, ibintu byose bari abakire pe. mama wa Fani nk'umugore kandi ufite umutima, yafashe intebe zimwe n'amamatura amwe arayagurisha kugira ngo batangire ubuzima. baragiye bakodesha akazu gatoya cyane. ako kazi bakimara kugakodesha bakabayemo, ariko ntabwo ubuzima bwigeze bubahira, kuko uko bagakodeshaga niko byakomezaga kwanga, amafaranga nayo akomeza kuba akenewe ari menshi. ariko mama akamubwira ati mwana wanjye ceceka utuze, ndabizi byose bizagenda neza kubera Imana, ndabizi Imana ntabwo izigera yemera ko duseba, ndabizi Imana izadukorera buri kimwe cyose kizagenda neza mu buzima bwacu. Fana ati mama nkunda ukuntu ukunda kunkomeza. mama ati